Muhawe ikaze mu kiganiro Tinyuka Urashoboye kinyura kuri Daniz TV. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti ntukurikire amafaranga ahubwo ubaka agaciro, amafaranga azagukurikira. Bavandimwe, nshuti za Daniz TV, mu bihe tubayemo uyu munsi abantu benshi babyuka buri gitondo batekereza ikintu kimwe gusa: amafaranga. Abenshi bibaza bati nkora iki ngo mbone amafaranga menshi? Ni akahe kazi kampa umushahara munini vuba? Nihe bizinesi yampesha amafaranga vuba? Ibi bibazo ubwabyo si bibi, kuko amafaranga ni igikoresho gikenewe mu buzima. Ariko ikibazo gikomeye ni uko abantu benshi bakurikira amafaranga aho kubaka agaciro, bigatuma barangiza iminsi yabo bananiwe, bacitse intege, cyangwa bakishora mu nzira zitari nziza. Uyu munsi turashaka kumva no gusobanukirwa neza iri hame rikomeye: ntukurikire amafaranga ahubwo ubaka agaciro, kuko igihe agaciro kawe kazamutse, amafaranga ubwayo azagukurikira. Dusobanukirwe neza ijambo agaciro. Agaciro ni iki? Agaciro ni ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'abandi, ibyo ushoboye, imyitwarire yawe, indangagaciro zawe, n'ingaruka nziza usiga aho unyuze hose. Umuntu ufite agaciro ntazimira ku isoko ry'akazi. Umuntu ufite agaciro ahora akenewe. Umuntu ufite agaciro ahora abona amahirwe. Amafaranga ntabwo agukurikira aho uri hose, akurikira agaciro. Iyo ufite icyo wongerera abandi, amafaranga akwibonamo. Impamvu gukurikira amafaranga gusa bigutera gutakaza icyerekezo. Iyo wirukiye amafaranga gusa, uhitamo akazi kose kabonetse n'iyo kaba katagufasha gukura. Ushobora kwemera ibintu bihabanye n'indangagaciro zawe. Ukora ibintu biguha inyungu y'igihe gito, ariko bikagutwara ejo hazaza. Uhora uhangayitse kuko amafaranga ahora ashira. Amafaranga si umusingi w'ubuzima bufite intego. Ni igisubizo, si intangiriro. Abantu bakomeye ku isi bubatse agaciro mbere. Reka turebe urugero. Umuganga yubaka ubumenyi bwo kuvura, amafaranga akaza nyuma. Umwarimu yubaka ubushobozi bwo kwigisha no guhindura ubuzima bw'abandi, amafaranga akamukurikira. Umucuruzi w'inyangamugayo yubaka izina n'icyizere, abakiriya bakaza ari benshi. Nta n'umwe muri bo watangiye yibaza ati nabona angahe. Batangiye bibaza bati ni ikihe nzajya mpa abantu? Uko wubaka agaciro mu buzima bwawe: shora mu kwiga no kwiyungura ubumenyi. Ubumenyi ni igishoro kitigera gitakaza agaciro. Soma, wige, menya ikoranabuhanga, menya uko isi ihinduka. Icyo uzi nicyo kizaguha umwanya ku isoko. Itoze gukemura ibibazo. Reba ikibazo kiri mu muryango, mu itorero, mu kazi, mu gihugu. Wibaze uti ni gute nagira uruhare mu kugikemura? Umuntu ukemura ibibazo ahora ahabwa umwanya n'amahirwe. Gira imyitwarire myiza n'indangagaciro. Ubunyangamugayo, kubahiriza igihe, kwizerwa, gukorana n'abandi neza, ibi byose ni agaciro gakomeye cyane, niyo abantu bagapfobya. Ihangane, wubake buhoro buhoro. Agaciro ntikubakwa mu ijoro rimwe. Abantu benshi barananirwa kuko bashaka amafaranga vuba, ntibashaka urugendo rwo gukura. Ukuri kubabaza: amafaranga akurikira abayongerera agaciro.
Iyo uhindutse umuntu w'ingirakamaro, uhindutse igisubizo ku bandi, uhindutse umuntu wizewe, amafaranga aragushaka, amahirwe aragushaka, imiryango iragushaka, abakoresha baragushaka. Ntugomba kuyasaba niyo akugendaho. Ingero z'ubuzima busanzwe. Hari umuntu ushobora gutangira akazi n'umushahara muto, ariko akubaka izina, agaharanira kumenya byinshi, akita ku byo akora. Mu myaka mike abantu batangira kumuhamagara, kumwifashisha, kumwubaha, bityo amafaranga akiyongera. Hari undi muntu wihutira gushaka amafaranga vuba, agasimbuka imirimo, adasoza icyo yatangiye, nyuma akibaza impamvu adatera imbere. Ibitandukanya aba bombi ni agaciro. Ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Bibiliya iratubwira iti, mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana n'ubukiranutsi bwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 33. Iri hame ntirireba gusa iby'umwuka, rinareba ubuzima busanzwe. Iyo ushyize imbere icyiza, indangagaciro n'agaciro, ibindi byose biriyongera. Inama z'ingenzi zo gusigarana uyu munsi. Ntukemere ko amafaranga aba intego yawe nyamukuru. Hitamo kubaka agaciro kawe buri munsi. Iga ikintu gishya buri gihe. Bigisubizo aho uri hose. Ihangane, urugendo rufite umusaruro, rufata igihe. Umwanzuro. Nshuti za Daniels TV, uyu munsi turabibutsa ko amafaranga atariyo aduha agaciro. Ahubwo agaciro niko kaduhesha amafaranga. Ntukurikire amafaranga, kuko ushobora kuyabura niyo waba wayabonye. Irukira kubaka agaciro, wubaka ubumenyi, wubaka indangagaciro, wubaka ubushobozi bwo gufasha abandi. Iyo ukoze ibyo, amafaranga azagukurikira ataguhamagaye. Amahirwe azagufungukira. Ubuzima bwawe buzagira icyerekezo n'inyungu zirambye. Tinyuka, urashoboye. Murakoze gukurikira Daniels TV. Ntimuzibagirwe gusangiza abandi iki kiganiro, gukanda subscribe no kudutera inkunga. Tuzongere duhure mu kindi kiganiro kigamije intsinzi n'iterambere ry'ubuzima bwawe. Mwari kumwe na Leopold Ushizimpumu.